akisanga nyine n'amaziranoki yose ntiyagiye muri tuwarete ahubwo yamwitotobetseho. Izo nzozi ziba zishatse kuvuga iki? ubundi ko tujya muri tuwarete Yacu mujye muguwe neza. Amafufu n'amafaranga n'ibibafubike nibisanzwe. Nitwa City Hata, ni Uprave Ministry. Tugushimire ko wakoze subscribe kandi nanone ugasangiza bene data ibiganiro dutambutsa kuri Uprave Ministry. Sindi njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe na Apostle. Yes. Waramutse neza mushumba? Muraho neza. udakunda nazi Imana. Udakunda nazi Imana. Siko ko kantu kuko Imana y'urukundo. Imana n'urukundo. Kuko Imana akunda ari mwisi cyane. Byatumye utamwana w'ikinege. By'ubuze Yesu atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Yesu arabwira ngo mbaye itegeko rishya mukundane. Umuntu ugambanira abantu ngo akwiye urukundo cyane ahubwo niba ukeneye kuko ntabwo afite. Ko bigoye. Bigoye kabisa, ko bigoye. Hari umuvuga utumwa arigishije ati rwose niba kumbwira ngo nkunda umwanzi wanjye. Ati Yesu sinkujyaje sinabishobora. Wimbwira ngo mukunde rwose ntago bivamo. Ubundi buriya gukunda umwanzi ni rwo rukundo. Iyo bakuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yesu abari mu isi bakundaga Imana. Wapi? Imana yonyine yarabakunze. Ugomba gukunda niba batakunda. Yego. Yesu abateye Yesu musumari barabakunze. Yasoje avuga ngo iki? Wabare ko batazi icyo bakora. Hanyuma wagize ikirenge muke ni Stefano. Abarabivuga. Kandi Stefano nawe menya hari ijwi rya rimubajije ati abantu mbarimbura ubibona. Aho tubabarire ko batazi icyo bakora. Rero urukundo ni urukundo mama. Botere biragoye, reka tuvuge ngo imigisha y'Imana ibane natwe mu kiganiro kandi isobanura ibidasobanutse. Igiriye mu nzozi abantu bahora barota, bakomeye bakarota, abaciriritse cyangwa boroheje. Iryo jambo ngo abantu baciriritse. Muntu uciriritse ni woroheje basi. Umuntu woroheje ariko udafite shinge na rugero. Shinge ni iki, rugero ni iki? Wa muntu udafite epfo na ruguru. Epfo ni he yaraguye iki? Ndabwo nawe byumvikana. Wa muntu ushobora kutuba nta muri bafite, nta mama afite, ni imfubyi. Iyo byose ariko ngenda byujuje. Ariko Imana imfubyi nta mama afite, nta mirimo mfite. Urahiraje nawe ugira ufite. Nawe nta shinge nta rugero. Ariko Imana ngo ijya yumva gusenga kwabo. Niko kukubesheje. Ngo kandi ikindi umuntu udafite shinge na rugero ngo isengesho ryose yasenga. Ngo Imana ngo nigira isuzuro iryo ari ryo ryose. Ubwo niyo mpamvu Imana itwumva gira ngo. Ko David yavuze Imana ibane natwe rero. Urakoze cyane. Ariko turi kuzadutekereza ugasida dukosora two tuntu. Nta shinge nta rugero. Nagira shinge, nagira epfo n'amaguru, nta kibuno n'amaguru. Jya mu nyorogoto wawe. Itubwitwa ngutwo. Ari umuntu wasengaga iryo sengesho nka bati ndende ngo ngiye mu nyorogoto wawe. Ni ukuri ngo ndimbwa ngo yawe ndi intumbi yawe mwana. Buri kibabaje nuko tutibona kuko Imana itureba. Twebwe twireba mu bintu bicitse kimarika ko turaba agaciro. Rero aryo ushobora gutekereza ko uri intumbi y'imbwa, uri umunyorogoto. Ariko Imana ibintu bikaba biba risaba gufata nk'umuntu udasanzwe. Ariko Imana yakuri bigasanga uri agaciro imbere yayo. Rero abantu bakwiye kubimenya nabyo. Inzozi ntago ndi butinde. Abantu batavuga ngo nabarambiye. Ari abantu atari zazindi. Iz'umuntu utasinziriye cyangwa iz'umuntu cyangwa zimuzi bitatse. Hari inzozi umuntu arota agenda cyangwa zimwe zimubuza ibitotsi. Ariko izo muri izo ebyiri abantu bakunda izihe? Ari izo kurota usinziriye cyangwa zikubuza ibitotsi abantu bakunda izihe? Abenshi bakunda izo kurota umuntu asinziriye. Uzarebe izo batinda. Kubera iki?
ubwoba uzi ko hari igihe n'inzozi urota usinziriye iyo udashize iyo zitakubujije ibitotsi zidasohora come on urota usinziriye akore kabereka uzi ko hari igihe inzozi urota usinziriye iyo zitakubujije ibitotsi hari igihe zidasohora za nzozi umuntu arota asinziriye zirose usinziriye iyo zitakubujije ngo zikuze ibitotsi uzi ko zidasohora yego kubera iki kubera yuko iyerekwa ryose rirarwanirwa rirakorerwa riraharanirwa none Imana ikubwiye ko uzagera ahantu aha uzahuruka ukakugeza mu gitondo hari umuntu utekereza akaba ati Imana izanira uhita ihankira okay hakuretse nkubaza yego Imana ibwira Abisirayeli bari kwa Farawo mu bunyage yarabwiye ngo mbere mu gihugu cy'iki cy'amata n'ubuki buriya ku misari hari robine z'amata n'izubuki Imana se ko ishoboye byose wasanga mu byo wasomye bageze nizo zabasanganiye amata n'ubuki ibyo byabasanganiye intambara basanganiye n'iki intambara z'abamedi n'abashidodi nubwo ari mu isezerano Imana yavuganye nawe ariko abashidodi barahari n'abafilizi kandi mu gitangaje imbere y'Imana ni uko Imana itari kubona abashidodi uri kubona batuye amva ko kandi niyo mpamvu kuba warose uzagera i Kanani utagomba gusinzira kubw'icyo warose harananditse ngo niyisinzira ngo Imana izohereza amavubi arwane ngo abarwanyiriza abashidodi ngahasinzira ivubi rikora akazi sinzira tu nawe zanzoza umuntu arota agenda rero aratagenda se ngizo zo zidutesheje ziriya tugenda nizo akenshi ziba mu zoro usinziye ko zidusaza ziva mu zoro usinziye hanini ugasanga wenda ubonye Imana ikwereka ufite iduka ariko ujya duka ugatangira kurikurira ngo ugereho rero reka duharanire kurota ariko ibintu twarusoze tubuze ibitotsi yego reka nigire muri za zindi abantu banjye baba bakeneye rero arota asinziriye hari umuntu urota asinziriye akarota ajya kuri tuwarete yagera kuri tuwarete agakora ibisanzwe nyine bikomeye nibyo ndi kuvuga yamara kubikora akisanga nyine n'amazirantoki yose ntiyagiye muri tuwarete ahubwo yamwitotobetseho izo nzozi ziba zishatse kuvuga iki ubundi ko tujya muri tuwarete ni ukuvuga ngo hari amarangamutima cyangwa ibyiyumvo yabikuremo uba uri gusohora ni ugusohora ibyiyumvo byawe cyangwa amarangamutima yawe uriyumva ute ko ibiki byakubabaje uba uri kujya uba uri muri tuwarete uba urimo kwividamo ibibi yego kubona rero byakugarukiye hari igihe wagiye kubwira umuntu ukamubwira yarangiza akabikoresha agusenya abikoresha kwambika ubusa akabikoresha agusiga amabara yego akuvuga neza kandi agere kubyo yamubwiye ubuse ntango urugero rero ukabwira umuntu ugiye kubona maze imyaka 6 njya saa 9 z'ijoro saa 9 z'ijoro iyo zigeze nabyuka nkajya kurya ati hangane ntumubwiye amarangamutima yawe n'ibikuru byose se yarangiza akabikoresha akuvuga kana kamubona dore uriya buya n'usamusa cyaje ejo yararya iyo bingarukiye nkabyumva biza bimeze nk'umwanda uko biranukira bawumva ari bibi cyane cyane hanyuma babandi bavuga ngo umuntu warose ajya kuri toilette abari marihana ntango iki nkuko bikugarukira ntago kwihana byo bishobora kuba byo ariko akenshi kwihana hari umuntu yisanga ari kuruka kuko iyo umuntu ari kwihana ntabwo imyanda yabyo akenshi ica mu kibuno ntabwo ari igihe cyose ubica mu kanwa urabiruka ugasaba umuntu wawe usenda bimaruka akaruka akabona n'ibivayo cyangwa akabona n'uravayo akaruka nyine bitarangira nk'uruka bitarangira akabona n'ibyavuyemo aba gifite byishingiro byo kwikuramo byaba by'Imana byaba no kuba niba ari kwihana abafite byinshi
hari ahantu urwego batarageraho ni kwa kundi ubu tubibona umuntu agenda akaturira umuntu cyakaturira abantu ariko wajya kureba ugasanga nta n'imbabazi abonye yafashe wenyine apfukamye ari kwivida kubera ko ibyaha biba binuka ari ibyaha aba ari bibi babifata nk'umwanda cyangwa tuwarete bikumva babifata nk'umwanda cyangwa tuwarete niyo mpamvu no niba ubonye uri gusohora umwanda hari ibintu biba biri kukuvamo ari byiza biri kukuzamo mu gihe cy'umwuka Imana ikirire neza abantu bajya barota izo nzozi abandi rero cyangwa dusoreze kuri izi ngizi abandi bajya batwandikira nabitwariye rimwe umuntu akarota ari kurya inyama yego wasaba n'amarangamutima arangwa ari kurya inyama zidashira inyama nyine buri gihe ukabona biragaruka yego hari igihe amarangamutima ye amubwira ngo kumbuye inyama yego hakaba hari n'igihe biri kuvuga inyama ni ibyo kurya byubaka umubiri hakaba hari igihe Imana iri kumubwira ngo ukeneye ibyo kurya byubaka umubiri umubiri kuri kumubwira hakaba n'igihe mu buryo bw'umwuka Imana iri kubakira umubiri wawe ikaza nawe uri kurya inyama hari abantu babyagiyemo bata umuntu urota ari kurya inyama ngo ni bibi byo biba bibi gute byagenze bigiye bitewe n'umuco nyarwanda n'ibyo ndayumvise yumva ko ari bibi ariko inyama ikaranze nziza y'umunsi iriya nyama ni nziza noneho hagiye inyama ziba mbi iyo warose iyo igera nabyo mu nda uribona ko ukumva birabishe nyine birabishe ntabwo burya ziriya nyama bari mbi zivuga ko wenda kurya uburozi ukakugeza kure ziba zivuga ko hari ibyo ugiye guhura nabyo ariko bimwe birura bitari byiza ubwo rero ntabwo igihe cyose kuri inyama bivuga ikintu kibi yego oya abantu bazata umuntu warose inyama akarota imwica cyangwa imwirukaho ibyo bintu ni bibi kurota imikwica byo ibyo ni bibi yego byo ni bibi kurota imikwica byo ni bibi ariko inyama ntabwo igihe cyose ari bibi yabona bisobanuyeho kurota urya inyama ushobora kuba ari uko zikumbuye umutima uzi kubaza bikaba ari uko Imana imigaburira umuntu wawe w'imbere ibyo byubaka umubiri cyangwa bikaba ari nuko Imana ishaka ko uba wubakitse mu buryo bwa nyabikubwira ngo ugende ujye kurya inyama ariko kurota umugiye kurota inka nyine kurota inka kwica rero wari ikigeragezo umaze iminsi uri kumwe nacyo ariko kikishaka kunangura cyane cyane nk'iyo ukutse bikagwa nko mu cyobo no kuba bikakunanira ikigeragezo cyo gikomereye nabi cyane kwica ukasiga ubuzima tubyanire rimwe kurota umuntu ari mu ishyamba ntako gasigaye nyine umuntu ari mu ishyamba ari wenyine yashaka inzira yayoze niba ari mu buzima bwa wenyine kandi bumubabaje kuko mu ishyamba habamo imbeho wamubabaje bumuteye ikimwaro yumva nta muntu umwitayeho nta wakunda nawe nta umukunda uriya muntu niko ameze yego habivamo gute rero iryo shyamba inzitane inzo zose njyewe zifata ko ari kimwe kugira mu kigeragezo usanga gusenga hakaza umucyo uri kumurikira ugataha ego gataha katugushime bakoze wasengera abantu hanyuma Mana turagushimiye tubaye icyubahiro mu izina rya Yesu tubone inkomezi y'umutabazi uturinde mwami uhagaye natwe kandi usobanurije inzozi mu izina rya Yesu kiza abarwayi mu izina rya Yesu urakoze mwami Imana cyo ni cyawe izina Yesu bisobanizeye amen muhabwe umugisha mwese nomero y'umushumba ndaza kuyishyira mu kiganiro muraza kuyibona